twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe tugira ubundi akaba duhamagara na Nyagasani anga kuri buri munsi kugira ngo dukize ku mpuhwe ze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kutujyana neza kuri iki cyumweru cya mbere cya Adventi tariki 3 Ukuboza 2023 ubwo dutangiye igihe cyo gutegereza amazi ya Nyagasani. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 63 umurongo wa 16 kugeza kwa 17 umurongo wa 19 n'umutwe wa 64 umurongo wa 2 kugeza kwa 7. Uhoraho niwe Data n'umucamanza wacu, ngirye izina ryawe kuva kera kose. Uhoraho kuki ureka duteshuka inzira zawe tukanangira imitima yacu kugeza naho tutakikubaha? Tugarukire turabagaragu bawe, turi imiryango n'umunani wawe. None yaba urukinguye ijuru ngumanuke, imisozi yose yarindimukira imbere yawe kubera ibintu biteye ubwoba wabukoze tutabyiteguye. Nta na rimwe bigeze babyumva, nta na rimwe bigeze babibwirwa. Nta jisho rigeze ribona indi mana ikora icyo ngo irengere uwayizeye uretse wowe. Usanganira bishimira gukurikira ubutabera, bakwibuka gakurikiza inzira zawe. None waraturakari kuko twagucumuyeho, ariko kandi tuzakizwa nuko tugarutse mu nzira zawe. Twese twari nk'abahumye, n'ibikorwa byacu by'ubutabera bimeze nk'umwenda urimo imyanda. Twese twararabiranaga nk'amababi yahangutse, ibicumuro byacu bikatugarukana nk'umuyaga. Nta numwe wari ukiyambaza izina ryawe ngo yisubireho maze akwizirikeho, kuko ari wadukuyeho amaso ukatugabiza ibicumuro byacu. Nyamara kandi Uhoraho niwo mubyeyi wacu, turi ibumba ribumbwa nawe, twese turi igikorwa cy'ibiganza byawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 80. Mana tuzahure, ubengeranisha uruhanga rwawe maze dukire. Mushumba wa Isiraheli, tega amatwi wowe uyobora Yozefu nk'ubushyo, wowe wicaye hejuru y'abakerubimu, garagaza uwo uriwe, garagaza ububasha bwawe maze udutabare. Uhoraho mugaba w'ingabo, dukundira ugaruke, urebere mu ijuru witegereze, maze utabare uwo muzabibu, urengere igishyitsi witereye n'umucwira ugukesha imbaraga. Ikiganza cyawe kizahore kiramburiye kuri ya ntore ishyigikiwe n'ukuboko kwawe, uwo mwana w'umuntu ugukesha imbaraga. Bityo ntituzongera kuguhungaho, uzatubeshaho twiyambaza izina ryawe. Mana tuzahura, ubengerenisha uruhanga rwawe maze dukire. Isomo rya kabiri ryo mu ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti umutwe wa mbere umurongo wa 3 kugeza kwa 9. Bavandimwe, tubifurije neza n'amahoro biva ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo. Mpora nshimira Imana yanjye kubera mwebwe, nibuka ineza yayo mwaherewe muri Kristo Yezu. Koko rero Imana yabasenderejemo ingabire z'amoko yose muri we, cyane cyane yo kumumenya no kumenyesha abandi. Bityo mu guhamya Kristo mukaba mwarabyikomejemo, ku buryo nta ngabire n'imwe y'Imana mubuze, mujye muyitegereje kwigaragaza kwa Yezu Kristo umwami wacu. Niwe uzabakomeza kugeza ku ndunduro, kugira ngo muzabe muri ndakemwa kuri uwo munsi wa Nyagasani Yezu Kristo. Ni indahemuka Imana yabahamagariye kugira ubumwe n'umwana wa Yezu Kristo umwami wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko umutwe wa 13 umurongo wa 33 kugeza kwa 37. Muri icyo gihe Yezu yabwiraga abigishwa by'ihindukira rye ati: mwitonde, mube maso kuko mutazi igihe bizabera. Bizaba bimeze nk'umuntu wagiye mu rugendo, agashinga abagaragu be urugo rwe, akagenera buri wese umurimo we, naho umunyarugi akamutegeka kuba maso. Murabe maso rero kuko mutazi igihe nyir'urugo azazira, ari ku mugoroba, ari mu gicuku, ari mu nkoko cyangwa mu gitondo, kugira ngo atazaza abatunguye agasanga musinziriye. Ibyo mbabwiye mbibwiye n'abandi bose, murabe maso. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Inshuti z'Imana, nimugire amahoro kandi mube maso. Twatangiye icyumweru cya mbere cya Adventi, Nyagasani aje iwacu. Turitegura Nyagasani ngo umunsi umwe ngo umuyoboke w'Imana muri babandi baza gucyumweru mu misa gusa bakiyicarira, ntibagire n'ahandi bongera kubarizwa, ngo yigeza kwa padiri, maze ngo aramubaza ati: ariko padiri, guki mutubeshya koko? Njye nabuze icyo mfata n'icyo ndeka. Urumva igihe kiragera mugatubwira ngo ni igihe gisanzwe, nyuma mukongera mutubwira ati tugeze mu gihe cya Adventi, igihe cy'igisibo,
igihe cya pasika, igihe cya noheri, igihe cya adventi. Ubu koko nzafata iki ndeki? Ko buri gihe numva mugenda muhindagurika. None so Yezu mugenda mutubwira ngo yaje, mukongera mugatubwira ngo yapfuye, mukongera mugatubwira ngo yazutse, mukongera mugatubwira ngo yavutse, mukongera mugatubwira ngo agiye kuza ngo mwitegure. Uwo Yezu koko aho yapfiriye, aho yazukiye ntabwo birarangira. Nzamenya mfata iki ndeki? Nuko ngo padiri amubwira ati, umva rero mubyeyi, ibihe by'umwaka ko bigenda bisimburana, bitwibutsa uburyo tugomba kwisubiraho, kandi bikanongera bigatwibutsa ko Kristo we adahinduka. Uhinduka ni wowe nanjye, naho Kristo ahora ari indahemuka, ntabwo ashobora guhinduka. Ba Kristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ngaho tuganisha amasomo yacu ko kiliziya itatubeshya, ahubwo kiliziya ko tubwiza ukuri. Nawe uze kuva aha ngaha ufite ukuri, kuko Kristo we ntahinduka, ni wowe nanjye dukeneye guhinduka, bityo tugatambuka mu buzima bwa Yezu tugenda tubunyungutira, kugira ngo turusheho kuba indahemuka, turusheho kandi kuba maso. Ngiyi ingingo remezo tugiye kuzirikanaho, uhore witeguye buri munsi. Mu isomo rya mbere, kimwe n'umuyoboke w'Imana uzi imbere ya padiri, mu isomo rya mbere turumva umuryango w'Imana wari waradamaraye mu bicumuro, wikoreye ibyo ushatse byose. Umuryango w'Imana uri kure y'Imana, ariko cyifuza kugarukira Imana. Ngiki rero igihe gikwiye, igihe cya Adventi cyo kugarukira Imana, nuko umuryango w'Imana ukagira icyizere gikomeye ku Mana umubyeyi wabo, zampuwe z'Imana ku banyabyaha. Adventi rero ni igihe cyiza cyo kwisubiraho no kugarukira Imana, ubwo bagize bati, nyamara kandi uhoraho ni wo mubyeyi, turi ibumba ribumbwe nawe, twese turi igikorwa cy'ibiganza byawe. Amen. Nguko guhinduka, igihe cya Adventi ni igihe cyo kudukura mu byaha, twebwe ubwacu tugahinduka. Ntabwo ari Yezu ukeneye guhinduka, ahubwo ni twebwe dukeneye guhinduka. Nguko n'isomo rya kabiri ryaje bitugaragariza, Kristo ahora ari indahemuka. Kristo dutegereje ahora ari indahemuka. Nguko gutegereza no guhora twiteguye, kuko Yezu Kristo ashobora kuza igihe n'igihe tutamwiteguye. Adventi kandi igihe cyo kugarura amahoro ku isi. Paulo mutagatifu nawe aradusuhuza mu ndamukanyo y'amahoro, itwibutsa ko tugomba kuzana amahoro, cyane cyane icyumweru cya mbere. Nanone gusaba amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, mu miryango yacu, mu ngo zacu, hose hagubwe amahoro ya Kristo. Hagati aho twakwibaza tuti, ko tuvuga ngo Yezu azaza, akaba mubyeyi ati, ko mutubwira ngo Yezu yaraje, yarapfuye, yarazutse, mfate iki ndeki? Ubundi Yezu azaza ryari? Bityo tumenye uburyo duhora twiteguye nyine. Ivanjiri uyu munsi araduha igisubizo gikwiye cyo kwitegura, ubwo bagize bati, mwitonde mube maso, kuko mutazi igihe bizabera. Bana b'Imana, dutegereje Yezu Kristo. Adventi ni ijambo ry'ikilatini rivuga ngo Adventus, rikaba ryerekeza ahantu hatatu y'ingenzi. Ubwa mbere ryerekeza ukuza kwa Yezu Kristo nka Mesiya uje gucungura isi kuri Noheri. Dutegereje Noheri, dutegereje Yezu Kristo. Byumvikana hasigaye iminsi 24 kugira ngo Noheri be. Uko nukuza kwa mbere. Adventi nanone isobanura urubanza rw'imperuka. Yezu azagaruka gucira isi urubanza rw'imperuka. Rero ntabwo tuzi igihe bizabera, ariko bwa gatatu nanone Adventi ni ugutegereza Nyagasani uhora uri kumwe natwe. Yezu ahorana natwe. Yezu ntashobora gusiba mu buzima bwacu, kuko Yezu asibye ntitwabaho. Ubuzima bwacu hamwe na Yezu Kristo. Uko tugomba kugenza buri munsi dutegereje Yezu, ya bikorwa dukora buri munsi, ya bikorwa by'urukundo, ya matara yacu agomba guhora yaka nka Yezu Kristo utazima. Ngubu ubuzima muri Yezu Kristo, ubuzima buzira umuze, ubuzima butazima muri Kristo, Kristo wazutse, Kristo muzima. Turaza cyane gutinda kuri iki gisobanuro cyuko Kristo ari kumwe natwe buri munsi. Niyo mpamvu iyo dukoze byose tuzirikana ko Yezu Kristo atureba. Ibyo uvuze byose ujye uvuga uti Yezu Kristo arahari, Yezu Kristo yaraje, kuko we ntabwo ajya ahinduka. Ukeneye guhinduka ni jyewe nawe, twe dukeneye gutegereza tugategura inzira zacu, kuko Yezu Kristo agomba kuza guturana natwe. Rero nk'uko ubukwe bwose busaba umwiteguro, no kwakira Yezu bisaba umwiteguro, cyane cyane muri Ukarisiya. Bityo tukirinda kumera nk'aho umuhinzi uhingira ku rwiri, tukamutegereza mu kuri. Kuba maso ni ukuba umunyakuri, kuvugisha ukuri, kutabeshya, kuko Yezu Kristo we ntabwo ajya ahinduka. Buri gihe cyose ahora ari muzima, buri gihe
ahora avuga neza, buri gihe ahora avugisha ukuri. Kuba maso ni ukuvugisha ukuri. Mu gihe tugitegereje ihindukira rya Yesu Kristo, reka muri aka kanya dukora umwitozo ku kuri, ku ijambo ukuri, aho tujya kuzirikana ko ukuri kurakiza, ikinyoma kirica. Kuba maso no kubaho mu kuri, naho kurangara ni ukuvuga ibinyoma. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mu giturage kimwe, ngo umugabo n'umugore bari babanye neza. Ngo ariko mu bukene bwabo, ngo bakaba bari bafite inzu ishaje iri kuva yenda kubagwaho. Nuko umugabo aza kugisha inama umugore we, bumvikana ko bagiye kujya gusaba inguzanyo kuri banki kugira ngo bavugurure iyo nzu yabo imererwe neza. Umugabo arikora aragenda nk'uko bamaze kubyumvikana n'umugore, ajya mu mujyi kugira ngo ajye kuguza inguzanyo kuri banki. Ari mu nzira, bya bindi by'uko nyine Yezu atiburira uko agenza buri wese bitewe n'uko yeretse Yezu, aza guhura n'umugiraneza. Umugiraneza usanzwe afasha abantu akabagira neza, rimwe na rimwe akabubakira. Uwo mugiraneza rero akaba hari amazu amwe n'amwe yari ari gupima kugira ngo abasabire inkunga ubundi abubakire. Aza guhura nawe umugabo ubwo yarageze mu mujyi aje gusaba inguzanyo kuri banki. Nuko amaze guhura nawe umugiraneza, wa mugiraneza nawe amwemerera ko agomba kumwubakira inzu nziza, ariko amusaba ikintu kimwe gusa. Muri ako kanya, niba koko atari kumubeshya, niba inzu ye koko iva, niba inzu ye ishaje, wa mugiraneza aramubwira ati, vuba na bwangu mu minota 5 mpereza ifoto. Niyo uvuga ko asize umugore wawe mu rugo, mubwira guhereza ifoto y'inzu yanyu, ayifotore kumwe n'abana banyu, ayifotore bayirimo, ubundi uhita uyinyereka, mbona uburyo mperaho ngusabira inkunga, ubundi tukubakire inzu yawe yongere imere neza. Muri ako kanya umugabo yumva arasubijwe kuko yarasize umugore ari mu rugo. Ako kanya ahita ahamagara umugore we, amubaza aho ari. Umugore amubwira ko ari mu rugo, ko ari gukubura, ko atetse, kandi ko ari kumwe n'abana, ko nawe yari kujya ngo asige urugo. Nuko umugabo amusaba ifoto nk'uko umugiraneza yamusabye, hanyuma amubwira ko ajya kureba na nimero ya konte iri mu ikabati yabo, maze nayo ayimusunikire, ayihereza umuterankunga kugira ngo abashyireho imfashanyo, ubundi batangire bubake. Ngaho natekereza uyu mugore uri gukora isuku mu rugo, uri no gutekera abana, uri kumwe n'abana, uburyo agiye gufata ifoto, atange na nimero ya konte nyine kugira ngo bashyireho amafaranga. Mba ifoto uri kumwe n'abana mu rugo, muri mu nzu yacu, inzu yacu ishaje. Ubwo muri ako kanya, bya bintu by'uko nyake batarara bushyitsi kandi ngo aho umutindi yanditse ntiriva, wa mugore akaba ngo yari yacunze umugabo we ashinguye ukuguru, nawe ahita ashingura ukundi, aba yageze mu mujyi. Ubwo ari gusubiza umugabo ngo ari mu rugo, ari guteka, ari gukubura, ari gukora isuku mu rugo, kandi yageze mu mujyi kera. Bishoboke ko aza guhura n'umugabo. Komeza ukurikire, sindarangiza. Muri ako kanya umugore abura aho yarigitira, abura uburyo yafotora inzu arimo, dore ko yarageze mu nzu y'ihoteli ikomeye cyane, ariyo aryamyemo. Atangiye kwibaza uburyo ariyo agiye gufotora. Ese arakuraho abana? Ese arafotora uwo bari kumwe? Muri ako kanya nanone akomeza yibaza uburyo agiye kubwira uwo bari kumwe ikibazo agize, dore ko bari bamaze gufata icyumba aho ngaho nyine muri hoteli. Nuko umugore mu kwikura mu isoni, uruva umugabo ari kumuhamagara kugira ngo amuhereze amafoto y'inzu yabo. Ako kanya ahita asezerera umugabo wundi bari kumwe aho muri hoteli aho mu mujyi, maze aramubwira ati, kugira ngo yemere ibyo amubwiye, aramubwira ati, hari ubutumwa bwihutirwa ngiyemo, ngize ikibazo kiremereye cyane. Ni umukozi wo mu rugo ruri kumpamagara ko umugabo wanjye apfuye, birangiye, yishwe n'impanuka. Ako kanya birumvikana ibyo bari barimo barabireka, ahubwo wa mugabo wari uri aho ngaho muri hoteli n'uwo mugore nk'inshuti ye atangira gutabariza wa mugabo mugenzi we ko apfuye. Ubwo hagati aho nyine wa mugore abafashe inzira aragenda, hato ataza gucakirana na wa mugabo we. Mu gihe umugabo we nyirizina ategereje amafoto yahebye, wa mugabo wundi nawe ari kuri telefone, ari kugenda abwira abahisi n'abagenzi ngo batabare nyaboneka, ngo inshuti ye yapfuye. Wa mugore ahise akuraho telefone, ntiyongera kwitaba. Ari umugabo we nyirizina ntiyongera kumubona. Ari wa mugabo baba bari kumwe, nawe ntiyongera kumufatisha kuri telefone, byibuze ngo akomeze amubaze amakuru yaho umurambo ugeze. Nuko ibibazo biravuka muri ako kanya. Wa mugore nawe ahise yihuta n'igitaraganya ngo umugabo ataza kumutanga mu rugo, akora nk'aho yari ari mu rugo, arihuta. Ubwo imodoka yateze asubira mu rugo, niyo umugabo nayo yari arimo,
asubira mu rugo kujya kwirebera amafoto kuko yari yahebye, ashaka no kujya kureba ikibazo umugore yaba yahuye nacyo. Dore ko byatangiye umugore amubwira ko nta mafaranga afite aza kumufasha kohereza iyo foto, umugabo akayamuhereza yose, hanyuma umugore akongera akamubwira ko telefone igize ikibazo, kugeza ubwo nta makuru umugabo yari agifite ko telefone yagize ikibazo, nibwo yihutiye kujya kureba nyine ikibazo telefone yagize. Ngaho nawe tekereza uyu mugore n'uyu mugabo uburyo bagiye kugera mu rugo rwabo biraza kugenda bite. Nuko umugabo n'umugore ngo bageze mu rugo basanga abantu benshi bahuruye, baje gutabara, baje kubafata mu mugongo, kuko bari bumvise amakuru ko umugabo w'ahangaha yitabye Imana, yapfuye azize impanuka. Ubwo bari aho ngaho bahise batekereza ko umugore yagiye ku bitaro gufata umurambo. Ubwo bamwe nabo nyine batangira bagiye kumufata mu mugongo. Sibwo rero bageze aho mu rugo rwabo bumva amarira n'imiborogo biri mu rugo rwabo ko umugabo yapfuye wo muri urwo rugo. Ngaho nawe tekereza ibibazo bigiye kuvuka muri uru rugo. Uyu mugore n'uyu mugabo bagiye guhurira aha ngaha, umugabo atazi iyo umugore yari ari. Tekereza nawe uburyo umugabo aza gusanga bacukuye imva kugira ngo bamushyingure. Biraza kugenda bite muri uru rugo. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Sinshaka gutinda uko umuriro wakomeje kugurumana muri uru rugo. Urumva n'inzu yabo uko yari ishaje, sinza kongera kubigarukaho. Nta nubwo nza kugaruka uko ubufasha byaje kurangirira aha ngaha, ahubwo icyo nifuza kugarukaho mubyeyi ukiteho kandi ugiceho akarongo. Ikizamini kiragira kiti bara inshuro uyu mugore yabeshye, uze kumbwira naho byamugejeje niba wakurikiye. Muri ibi binyoma yabeshye ni iki gikaze muri ibyo kurusha ikindi? Bakristo bavandimwe mutegereje Yezu Kristo. Nguko mubeshya birangira, bitangira ari kubeshya, bikaza kurangira ari kwibeshya, bikaza kurangira ageze ku rupfu. Kuko ikinyoma nyine kikugeza nyine ku rupfu. Ikinyoma kirangira wishe umwana wawe, wishe umugabo wawe, wishe umugore wawe, ubeshye. Kubeshya ni icyaha kiremereye burya. Hanyuma iyo urangije kwica abo bose, nawe birangira wiyishe, kwiyahura nyine. Nguko umubeshyi birangira nyine ahombotse, ahombanye, kubera iki? Akarimi karekare. Nguko uko tugomba kwitegura mu kuri, kuvugisha ukuri, gukorera mu kuri, kubaho mu kuri. Icyo nicyo kizaranga abategereje nyagasani by'ukuri. Yezu Kristo uhora ahindagurika se, rimwe baratubwira ko yapfuye, ikindi gihe bagatubwira ko ari muzima. Tuzafata iki tureke iki? Mubyeyi, ni wowe nanjye dukeneye guhinduka, tugahinduka neza, tugacika ku kinyoma, tugacika ku ngeso mbi, kugira ngo Kristo aze amurikire iwacu ejo n'ejo bundi tutazahomba. Nguko ushobora guhombya urugo rwawe, ugahombya umugore wawe, ugahombya abana bawe, ugahombya umugabo wawe kubera ibinyoma byawe. Va mu kinyoma mubyeyi. Abantu benshi turabeshya tukabigira bitoya, nyamara kubeshya ni icyaha kinini cyane kiremereye, yewe kiri no ku rwego rwo kwica. Tekereza nawe uyu mugore ibintu byose babeshya niba babasha kubibarura, uheraho yatangiriye abeshya, none urugo rwabo rwambaye ubusa, none urugo rwabo agiye kurushyingura kubera ikinyoma cye. Reba nawe ibintu ujya ubeshya wibwira kuri kubeshya bagenzi bawe, nyamara Imana ntushobora kuyibeshya. Imana irakuruzi. Noneho rero uhora uri maso, uhora ukeye, randura ikizwe ikinyoma cyose iwawe kuko kiri hafi gukwica. Reba ibintu byose wagiye ubeshya uwo mubana, ukamubeshya uti ngiye ibumoso kandi ugiye iburyo, ukamubeshya uti ndi iburyo kandi uri ibumoso, ndi hasi kandi uri hejuru, ndi mu mujyi kandi wibereye mu cyaro. Ibyo binyoma byose nibyo bigukururira urupfu. Ejo n'ejo bundi bizagukurura urupfu. Ngaho nawe tekereza ibyo bitiyo bazanye kugira ngo bacukuremo imva ubundi bashyingure uwo mugabo, bari buze kubisubizaho bate? Uko biri kose baraza kugira ngo umugabo yazutse cyangwa n'umuzimu. Mbega urugo rurimo abazimu, uzasanga umugabo wawe aramuhinduye umuzimu, umugore wawe aramuhinduye umuzimu, urugo rwanyu rwahindutse urw'abazimu kubera ikinyoma cyawe mubyeyi. Ya Adventi, icyumweru cya mbere cya Adventi, nawe kigarura icyizere mu rugo rwawe. Wongere wige mu mutima, urebe, wongere ucunge niba Yezu mukiri kumwe. Ese Yezu ari iwawe? Yezu ari mu mutima wawe? Yezu ari mu rugo rwawe? Kuki se urarukya no kubeshya? Kuki uri kubeshya abandi? Ikinyoma ni ugukura Yezu iwacu. Nuko ugakomeza ugategereza kandi
warabeshywe. Uyu munsi ni umunsi wo gucika ku ikinyoma. Mubyeyi, reka nkubwire akantu gakomeye cyane kandi ugacaho akarongo. Niba ushaka kureka kubeshya burundu, fata ikintu bita ikinyoma ushyiremo bingana kwica, ndetse wongere ushyiremo bingana kwiyica, wongere ushyiremo ikindi kimenyetso cya bingana uti bingana kwiyahura, ndetse wongere ushyiremo n'akandi kamenyetso gato ka bingana guhomba, wongere ushyiremo akandi kamenyetso bingana gusenya. Umubeshyi birangira asenyutse, agasenya n'ibyiwe, agasenya nabe. Tekereza nawe igihe umaze uretesha abandi igihe ubabeshya, ubamwamwanya, kandi nawe bizakugeraho bikarangira nawe wibeshye. Ibi nibyo biranga nyine ababeshyi. Uzi ko igihe kizagera ukajya no kubeshya ikuzimu. Tekereza nawe umuntu ujya kubeshya ni kuzimu. Bakristo bavandimwe, kuba maso ni ukuvugisha ukuri, ni ukubaho mu kuri, kuvuga ikintu uko kiri. Ibyo byitoze, kuko nta rindi shuri uzabiboneramo usibye rigiri ry'iki cyumweru cya Adventi. Niba isahani ari isahani, fata isahani nk'isahani, ufate isafuriya nk'isafuriya, uhindukira Yezu maze agukize. Fotora iwawe uko hari, fotora inzu yawe uko iri, fotora abawe uko bari, maze ubishyire Yezu kugira ngo heza kubakire. Fotora amafuti yawe uyu munsi, ufotore ingeso mbi zawe, cyane cyane ububeshyi, ubufotore, ububeshyi bwawe ubufotore, maze ushyire Yezu iyo foto, abone uburyo yihanagura, maze akumurikire. Ube umuntu mwiza, ube umuntu w'Imana, kuko iyo foto yawe iranduye, ifoto y'ububeshyi, ukabeshya kuri mu cyaro kandi wageze mu mujyi muri hoteli. Fotora iwawe uko hari, fotora iwawe mu mutima wawe, wibeshya. Nibwo uzasanga bamwe kubera gutanyurwa no gutiyakira bahunze iwabo, ugahunga mu mutima wawe, ugahunga iwawe. Ntubi iwawe kubera kwanga kwiyakira, wishakira kuba muri hoteli, ubuzima bw'umunyenga gusa, ariko ukibagirwa ko amaso ari no kuvunika, kwemera kwakira ubuzima urimo. Ndasoreza kuri Mutagatifu Agusitini wavuze ati, Nyagasani Mana yanjye, nagushakiye hose ndakubura. Iyo nyiza kumenya kare kose kuri mu mutima wanjye. Burya wari kumwe nanjye, njye ntabizi. Wari kumwe nanjye, ariko njye ntabwo nari kumwe nawe. Amen. Mwese mbifurije kuzagira ibihe byiza bya Adventi. Dutegereze Yezu kuri Noheli, maze azasange tumwiteguye mu mitima yacu, tukiri maso, turi abanyakuri, turiho mu kuri. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.